Tekereza ku mbaraga zo kubana na Yesu. Tekereze ku mbaraga zigufasha kugira ngo uhangane na Satani. Imbaraga nzima, imbaraga zikomeye. Ukurikire. Yesu we mbaraga zacu duhesha kunesha Satani kandi uduhesha imbaraga zishobora byose. Ushobora kumutumira akabana nawe kandi akagutabara. Yiteguye kukubwira ijambo rikiza, yiteguye kukubwira ngo witinya mu kibazo urimo, witinya mu muraba urimo ubona nta nzira, nta buryo, witinya. Yesu araza akabishyikisha byose. Icyo usabwa ni ukumwizera, icyo usabwa ni ukumumenya ukamwizera. Yesu Kristo ashoboye byose. Yesu afite imbaraga rero ziruta ibiguteye byose. Yesu afite imbaraga ibyo ubona bidashoboka. Yesu afite imbaraga ku burwayi ubona bwananiranye. Yesu afite imbaraga ku kintu cyose gishobora guhungabanya ubugingo bwawe, ariko iyo wamwizeye byose bihinduka bishya. Tukiri muri ubu buzima rero, ibi ntabwo bizabura kubaho. Tukiri muri ubu buzima ntabwo hazabura kuza imiraba. Tukiri muri ubu buzima ntabwo hazabura kuza ibitugoye. Tukiri muri ubu buzima ntabwo hazabura kuza ibibangamira ibyiza urimo. Umuraba wawe ni wowe uzi, ibikugoye ni wowe ubizi, ariko hari imbaraga zituruka kuri Yesu Kristo. Hari imbaraga twizerera mu maraso ya Yesu Kristo, ubugingo bushya. Yesu adufashe kandi adutabare. Turya by'uyu mubiri cyangwa se ibyo tunywa biduhaza by'igihe gito, ariko Yesu uzita ku magambo ye, uzita ku byo akora, ntazagira inyota. Abantu benshi tumenyereye inzara yo mu gifu, tumenyereye uburibwe bw'inzara. Ese wowe umaze kumenya ko ufite inzara yo mu mwuka? Ufite inzara yo kumenya iby'Imana, ufite inzara yo kumenya amagambo ya Yesu Kristo ahumuriza abantu, ufite inyota yo kuba wamenya ibi, ugasobanukirwa agakiza kariko, ugasobanukirwa iby'ubugingo buhoraho. Waba ushaka ko Yesu akumara inzara? Waba ushaka ko Yesu akubera imbaraga zawe mu buzima bwa buri munsi? Mubwire ibyo ushaka, musabe akongerera inzara yo gushaka ubugingo buhoraho. Yesu ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba. Muri aka kanya baza Imana icyo ishaka ko ukora, maze ukore icyo ikubwira. Imana iramwisha. Abakristo rero, ariko igikuru muri ibi bihe bitoroshye rero, ndagira ngo uyu mwanya wizerere muri Yesu Kristo, ushaka ubugingo buhoraho, umenye icyo ugiye kwiye gukora muri aka kanya, umenye icyo ugiye gutegura umutima wawe kugira ngo Yesu Kristo nagaruka tuzabe abera, tuzabe abo guhamya ibye kuko twamwizeye. Imana ibahe umugisha.